kwitera makiyaje se ugiye he? Mbona uri kwitera makiyaje. Kanya ngiye kujya guhaha. Nuko nyine nanjye mvuye mu kazi karanga, ariko nyine buriya awamenya buriya weekend nanone nanyene nanjye wa weekend. Uya Wa wabiki. gatanu buriya umuntu ashatse yakitahira kare. Akazi yo kanze umuntu arataha. Unande Akunda none na- surambaza ngo niteye makeup we ntuhari. Ibintu ko nari nsanzwe mbikubona hose. Ejo nawe n'umugore wa Rufonsi. Yego mana mbona arasa neza. Nanjye ndabyiga. Ntabwo urabona bimbereye. Bivuga ngo we ngo ibintu ukora nyine nibyo ubona n'abandi. Oya nuko nabonye asa neza mugabo. Musi ubu ndasa nabi. Noneho dore ndabona watangiye kwambara imipira. Ese uyu mupira barawukase? Uko nawuguze. Nisuru kandi mo mbona wanya ngo warawukebye. Turaho misi bose nta kibazo ufite. Aho reka ndeke kubabangama muganire. Ayo nta kibazo. Jya no kuryama uruhuke. Turaho ariko navuze ko ndagushaka. Urabona imaze iminsi ntakubona ku rusengero. Maze iminsi ndi guterana iteraniro rya mbere tukabisikana, urabona abantu babinjira abandi basohoka. Mfite ikibazo kandi ni weho nshuti yanjye ngira, mbwira ikibazo cyanjye. Gusa ndagira ngo twiganirire. Urabona turi kubyara kandi turi no kubyara umukobwa, wabyaye umukobwa. Isuga imico myiza uri kumwereka ni iyi. Nyina buriya ubu nabona ugize noneho wazambara bimeze bibi. Reka nkwereke rero. Urabona Orine ni umukobwa wanjye urabizi ndamukunda. Tugomba kumuha uburere bwiza. Sibyo? Tugomba kumuha uburere bwiza. Na biriya bintu wahoze nkiriga ntabwo buranabyibagiwe nijoro mbaza ngo urashaka ngo gusohoka ngo abana bo kwa runaka ngo barasohoka. N'uyu munsi baduciyeho bagiye. Ngo basohokana ngo n'umuryango we wose. Reka nkwereke. Hariya tuba muba mugiye gutora indi mico. Kongeye nanjye nsohoka n'umugoroba mba ngiye kunywa agacupa. Niho tubonera akazi iyo tugeze ku nuza tuguma mu santere tugahura n'abantu tudaherukanye. Buriya weho madamu wanjye ni inshuti mfite. Buriya bose n'ubona twisanzuranye ku rusengero tuganira gusenga, ariko hari abantu burya mba ntapfa kubwira ibanga. Ariko weho bose mu gihe twamaranye mu buzima twanyuranyemo bwo gusenga, hari uko nkubona. Mfite ikibazo mfite, urabona uburyo nashatsemo madamu urabuzi. Igihe twamaze tutarabyara hizi niwe wamfashije gusenga, dusenga Imana iratwibuka iduha umwana. Ubu ahantu umwana ageze urabona ko yarashimishije, ariko ari mu marera mabi. Muvandi yajya kumfasha gusenga. Jemusi mfasha gusenga, umukobwa wanjye Lydia yancanze pe. Bimeze bite? Umva Lydia, umva hari ngira ngo iyo mba ntari umukozi w'Imana babyara mba naramubyarutse nka kumwe ababyeyi njya numva babwira abana babo ngo ndakubyara. Yakoze iki? Lydia arananiye. Lydia ntashobora kumenya ko ndi se. Ntashobora kumenya ko mama ari mama we. Lydia yaraducanze. Iyo umubonye mu nzira se ubona ari umwana mwiza. Niho tubonera akazi twebwe abagabo. None rero nawe uri buriya wabimbwiye mbitekerezaho ndabona hasi umugore ushaka kuzaza asohoka. Yose washatse amafaranga make. Hasi tukajya ku mazi tukamaraho icyumweru.
utari muri iyi karitsiye birirwa bavuga ngo bari abanyamafaranga nibasohoka ngo nawe uciye wabona bakurembye. rega ingendo yo ndiravuna. Nose ko nabonaga basa neza wowe kandi ubu yafite no kuba wanga kutujyana. Nimba mfite amafaranga yo gupfa ubusa se? Urumva ari ugupfa ubusa? Urumva ari ugupfa ubusa? Urumva adapfuye ubusa? Oya. Ubwo ntacyo yazanye duhayemo inyama rero niba waje ko tujya gusohoka ngo tujye ku mazi twambare bikini nk'abandi. Ni nayo mpamvu ndabona watangiye rwose kuzambara. namara agahinda umwana wanjye ndamukunda mfasha dusenge nshaka kubikuramo mama we ibintu byo gusenga burya aba ari muri rwishi ari ukwita urabona hano haba n'umwana rero natoraguye hari umwana natoraguye ababaye ndamuzana hano navuga ibi twamufasha kuko yaramaje kumbwira ko hari imfubyi ariko ukamubwira ubwo nyine urumva mama Lydia aba arimo kwita urabizi mama Lydia nawe yabonye umwana amubabaye abadamu kandi urabazi wasanga bose ibibazo Lydia mufiteho nyina atari ukubireba avuga ati kizima kuko nifitiye umwana ntatekereze ku bizaza ejo ku mwana rero nukuri fasha dusenge mfashe dusenge wajye umfasha muri bwinshi urabizi no gutegura ubukwe uramfashije turasenga urabizi ko bwari bugiye gupfa tukajyana ahantu tugasenga Imana ikabushigikira ongera umfashe uzi ko tubuze ubu byase twamaze imyaka 7 tutarabyara akubwira nti duhamagara Imana urangendesha uzi ko bwose wangendesheje turasenga pe Uyo abona atangiye kuzambara kabisa. Ubona rino urabona hari imico uri kumuha wowe. uyu mico se mico afite kwirarura ku bandi bana ariko njye nka nyina ngomba kumugurira bwiza. Ukuri ndagukura mu bantu nkunda reka mubwire kandi nzakwitura wambereye inshuti y'inkoramutima ariko rero urugamba ruracyakomeje ntabwo kwahagaze mukozi w'Imana mfasha dusenga umwana wanjye agaruke mu murongo nje muba Lydia yajyaga nyisanzuraho bikanezeza ariko ubu reka da Waruje kureba Rojo. Yakubwiye ko aba hano se? cyane rwose ambwiye ko aba Muziranye yeza. mbese ubwo wabura guhurira n'abandi. Urisheri we? Yego. Okay. Sha nawe hari ararwaye. Yego. Yagiye mu cyaro madamu yabaye amuhaye ka weekend. Naza ndangiye iwawe se ahubwo nkaza. Yazaguhe telefone ye sabwo mukavugana ko ari byo byiza. Azaguhe telefone ye muvugane noneho uzaza uje kumusura uzi ko ahari. Sibyo ubu naho hari rero. Sawa kandi bye. Ubwo uzagaruka. Bizakuzindura. Bravo neza. umwana nakubwiraga umwana wacu nawe Imana yatugiriye neza tubona umwana Lydia nawe ubu yarashize hari ubwo njye na mama we twajyaga tujya ku rusengero tugasanga kasinziriye mu ntebe kubera kuba ari wenyine ariko ubu hari igihe rwose nza nkasanga bari ukuganira nkumva ndanezerewe nkavuga nti najyasezerana Imana yambwiye yuko nzabyara undi mwana ririmo riragenda risatira gusohora Ariko mbega kana we. Ndaba nkaherejeho muri kino kiruhuko. Tayari kabisa. uyu nguyu rero yitwa Kevin. Genda nta kibazo genda Kevin nta kibazo isubira mu mirimo yawe nagiraga ngo usuhuze uyu mugabo ni inshuti yanjye turasengana nagiraga ngo akurebe nta kibazo isubire mu mirimo yawe ajya mu mama wanyu yagiye ngiye kumara ngiye kureba sawa Lydia Lydia nawe aragira
Okay, genda nta kibazo. Nta kibazo. Haje hamwe muri mwana bamwita nguki. Uriya mwana yitwa Kevin. Niwe nakubwiraga natoraguye. Okay. Uriya mwana rero naye nsanze muzi kuko arabona naparitse imodoka. Uramuzi? Nsanze muzi pe. Ntago ari ubwa mbere mubonye. Namusanze ahantu aryamye munsi y'imodoka ahubwo yaragiye no kunkoresha impanuka. Ngiye naraje ninjira mu modoka. Ngiye kwa kuntu umuntu aba ari gukingura agiye kwinjira mu modoka mbona umwana aryamye munsi y'amapine. Uriya Kevin revo mama waba aherutse kumbwira turiya mwana ngewe na turamuzi neza imico ye cyangwa wa mugani wa mama wabo yazaba yarasanzwe ari marinera bamwe bararamubira wenda yari yarananiranye ariko nabonaga afite ibibazo ntawamenya. Buriya ijambo ry'Imana ritubwiriza cyangwa ritutegeka gufata buri muntu uwo ari we wese nk'uwacu. Wowe nk'umutima wagize wo kumutora ukamuzana mu rugo, wowe banza utegereze urebe uko uzagenda umumarana igihe uzagenda umenya imico. Ntabwo aka kanya wahita wemeza ko ari ikirara cyangwa se atari ikirara. Yanga bikunda nanjye reka nimukunda rero. Uriya mwana iyo aba yikirara nta bunyacyaro mba naramusaba. Uriya nanjye mvuka mu cyaro. Naje mu mujyi ndi umwana mutoya tambona gutya. Ubuzima burancanga ariko bugeza aho nakunda. Niyo mpamvu buriya ntagira umuntu nabi. Buriya iyo mbonye umuntu abayeho nabi bita nibuka ibihe nanyuzemo. Noneho byakubitiraho n'iby'ijambo ry'Imana rivuga nkumva hari motivasiyo yiwe. Ubu rero gusa mwana yaravuye mu cyaro yamwana makuru ye numva n'uburyo mubonamo Lydia agerageza kumusirimura ariko kabona reka ariko Lydia azantangira musirimuye. Buriya umukobwa wanjye menya ari nabyo byatumye kurizamo no kubona ko ari ukunanira. Ariko kugendana n'ibintu bigezweho gusa kandi nshaka ko umwana wanjye aba umurokore. Nshaka ko aba umupatekoti nyawe apana babandi bo mu rusengero natwe tujya tubona. Oya nshaka ko aba umupatekoti yazanashinga n'urugo rwe tukazaba urugo rw'umumaro.